uyu munsi dufite ibyishimo byinshi byo kwakira abayobozi bacu kandi ibyo byishimo bisangiwe n'abaturage bose ba Kivu y'Amajyepfo. Mu izina ry'abaturage ba Kivu y'Amajyepfo mbahaye ikaze. Je voudrais remercier tous les agents de la Régie des eaux pour avoir entretenu le réseau. Ndashimira abakozi bose ba Regideso bakomeje kwita ku muyoboro wo gukwirakwiza amazi kuva twagera muri iyi ntara. Kuri twe ni umwanya ukomeye wo kuza kureba no gusuzuma ibikorwa mukora. Mbere ya byose ndashimira umuyobozi wa Regideso n'abakozi be bose, abayobozi bakuru ndetse n'amashyirahamwe y'abakozi. Nababwira ko ibibazo n'ibyifuzo byanyu twabimenye neza kandi ishusho nyinshi mwakomeje kubitugaragariza. Mu by'ukuri Regideso yagombaga kuba ishinzwe amazi ahantu hose hagenzurwa ndetse no mu gihugu cyose. Ni ikigo cya leta gifite inshingano zo kugeza amazi ku baturage. Ariko twasanze iki gikorwa cyarasigaye mu maboko y'abikorera n'imiryango itari iya leta. Kandi Onigi ifite imvugo igira iti kugaburira ni nawe ugutegeka. Hubatswe imishinga myinshi yo kugeza amazi ku baturage ariko icungwa n'amakomite cyangwa andi matsinda. Ibyo byatumye leta itakaza uruhare rwayo, nyamara iyo ni inshingano ya leta. Turashaka ko mukorana natwe kugira ngo duteze imbere imishinga itandukanye. Imiyoborere yacu n'iyitwita imiyoborere ishingiye ku ruhare rwa bose. Nifuza ko nibura kabiri mu kwezi habaho intumwa cyangwa abahagarariye Regideso bajya guhura n'abaturage bakumva ibibazo byabo kandi bakagezaho ibisubizo. Kenshi abayobozi ba kera ntibumvaga abakozi cyangwa abaturage, bazaga bategeka gusa no gushyira mu bikorwa ibitekerezo byabo. Ariko mu miyoborere y'ubu ibintu bigomba gutangira ku baturage bakazamuka kugera ku bayobozi bakuru. Ntushobora kuzanira abaturage iterambere utabanje kubumva. Niyo mpamvu dushyira imbere indangagaciro z'ubumuntu. Mu buryo dukora byose dushyira umuntu ku mwanya wa mbere. Iyo mvuze umuntu simvuze umugabo gusa, mvuze ikiremwa muntu cyose. Umuntu niwe dushyira ku isonga mu bikorwa byacu. Niyo mpamvu bamwe barwanya ibyo dukora. Turashaka ko ivangura urwango, ibikorwa byo guhotera abantu no kubangamira abandi birangira burundu. Iyo niyo ndangagaciro n'imyitwarire dukoresha umuryango wacu wa politike kugira ngo ibintu bitere imbere. Ibyo nibyo byatumye Kongo isubira inyuma. Ugasanga umuntu ubaye umuyobozi, umunyamabanga we ari umugore we ushinzwe imari, akaba ari umwishywa we ushinzwe abakozi, akaba ari umwana we cyangwa umukazana we. Ikigo cyose kigahinduka umuryango umwe. Abandi bakumva bahejwe kandi barenganijwe, bagatangira gushaka uburyo bwo kwihorera cyangwa kwishakira ubutabera ku giti cyabo. Aho niho havuka amakimbirane, intambara n'impinduramatwara zigamije guhindura ibintu. Abayobozi baduhamirije ko bazadufasha kandi bagakorana natwe. Batubwiye ko ibibazo byose dufite bazabidufashamo kubikemura. Bavuze ko hari abayobozi b'ikigo cyangwa bataba hari umukozi uwo ari we wese ashobora kubegera ku giti cye. Inzugi zabo zirakinguye ku buryo busesuye kandi bazakora ibishoboka byose kugira ngo bafashe no gukemura ibibazo byose by'abaturage n'abakozi. Nuhagarariye itsinda rya FM23 ryasuye Regideso i Bukavu, iri mu bikorwa byo kugeza amazi ku baturage. N'amazi meza ni kimwe mu bikenerwa by'ibanze mu buzima bwa muntu. Iyo adahari cyangwa adahagije, ubuzima bw'abaturage burahungabana, indwara zikiyongera ndetse n'iterambere rikadindira. Muri urwo rwego rero
intumwa za AFC 23 ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho w'iri huriro Benjamin Mbonimpa zagira uruzinduko rw'akazi kuri iki kigo cya Regideso i Bukavu. Uruzinduko rwari rugamije kureba uko iki kigo gikora, kuganira n'abakozi ndetse no gushaka uburyo bwo kurushaho kunoza serivisi z'amazi meza ku baturage. Mwaryumvishe ijambo yatanze. Ubundi icyo AFC 23 yari igamije mu itangazo ryashyizwe ahagaragara nyuma y'uruzinduko, AFC 23 yavuze ko yari igamije gusuzuma imikorere ya Regideso no kuganira n'abakozi bayo. Iri huriro rivuga ko gushaka ibisubizo ku bibazo byugarije abaturage bidashingiye gusa ku mutekano ahubwo no ku mibereho yabo ya buri munsi. N'urwo rwego haganiriwe ku bibazo by'imikorere, ibikenewe kugira ngo serivisi zirusheho kunozwa ndetse n'uburyo abakozi bafashwa gukora neza akazi kabo. Abayobozi ba AFC 23 bagaragaje ko amazi ari kimwe mu by'ingenzi mu mibereho y'abaturage, ari nayo mpamvu bashaka ko iki kigo gikomeza gukora neza. Ubona ko AFC 23 miragenda ikora ibintu byinshi, ubona byananiye leta y'Kinshasa. Hari nk'icyo n'ubundi bavuzeho ubutumwa bagejeje ku bakozi ndetse no kubijyanye n'imiyoborere y'abaturage. Ku butumwa bagejeje ku bakozi mu nama yabaye hagati y'intumwa za AFC 23 n'abakozi ba Regideso, bagaragaje akamaro ko gukora akazi kinyamwuga no gushyira imbere inyungu z'abaturage. Abakozi basabwe gukomeza kumva inshingano bafite mu kurinda ubuzima bw'abaturage. Basabwe kandi gukomeza gukora mu mucyo, kunoza imikorere no gushyira imbere ireme rya serivisi. Byagaragajwe ko buri mukozi afite uruhare mu gutuma abaturage babona amazi meza kandi ahoraho. Ubwo nyine ni ukugira ngo begeye muri bwa buryo bwabo bwo kwegera abaturage. AFC 23 ubwo ni ku miyoborere yegereye abaturage, yavuze ko uru ruzinduko ruri mu rwego rwo guteza imbere icyo yise imiyoborere yegereye abaturage. Ni uburyo bwo gukurikirana ibibazo abaturage bahura nabyo no gushaka ibisubizo bifatika. Iri huriro rivuga ko intego yaryo ari ugushyira imbere inyungu rusange no kuzamura imibereho y'abaturage. Mu rwego rw'amazi bivuze gushaka uburyo abaturage babona amazi meza kandi ahoraho. Hari ikindi kintu bavuzemo, sinzi ubwo ni mu ijambo n'ubundi rya Benjamin Mbonimpa nabashyiriye mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ushobora kuba utarihaye agaciro cyane. Yavuze ko ubundi bisanzwe ko ugiye gutanga akazi usanga umuntu akora mu biro, umuvandimwe we cyangwa se umugore we niwe umwungirije, abandi bantu bo mu muryango we bakora mu biro bye. Ibyo bo bakagaragaza ko bidakwiriye mu miyoborere myiza ndetse no mu miyoborere bashaka. Mu gusoza rero uruzinduko rwa AFC 23 muri Regideso i Bukavu rwagaragaje ko ikibazo cy'amazi gikomeje gufatwa nk'icy'ingenzi mu mibereho y'abaturage. Abayobozi b'iri huriro bavuga ko bifuza kubona serivisi z'amazi zinoze zifasha abaturage kandi zigira uruhare mu kurwanya indwara nka kolera ndetse na Ebola. Uruzinduko rwabaye umwanya wo kuganira n'abakozi, gusuzuma ibibazo bihari no kurebera hamwe ibisubizo bishobora gutuma abaturage ba Bukavu n'inkengero zayo babona amazi meza ku buryo burambye. Ubwo nuko nguko bimeze. Inide Quick Times News zikomeza bane natwe, turakomeza gukurikiranira uburyo gahunda zose zimeze hirya no hino yaba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ahandi hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Mu n'imigisha Nyagasana atanga bikomeze bane nawe. Yes, inshuti mukunzi, aho waba uherereye hose, waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri ku mugabane w'Uburayi, waba uri ku mugabane wa Afurika, uhawe ikaze kugira ngo ubashe kwirebera izi nzu nziza ziherereye hano i Masaka. Ni inzu z'amaparitema, zikaba zigurishwa ku mafaranga makeya cyane kuri $250,000. Igitangaje ni iki ngiki rero, wakubwira ko inzu imwe ikaba irimo inzu ebyiri. Izo nzu ukazigurira rimwe kuri $250,000. Ibiganiro biremewe, uhawe ikaze rero kugira ngo ube wabasha kuba wafata iyi video cyangwa se ufate iyo nomero iri aho ngaho kuri screen yawe, ubundi ubashe kuba watwibariza ukatubaza amakuru y'aya maparitema. Aharereye hano i Masaka, hafi ntari kwimukira ibitaro bya CHK abahazi, kuri kaburimbo, ahantu heza cyane. Uhawe ikaze rero kugira ngo umwanya n'uwawe, nawe uze ugire icyo wibariza. Murakoze.